bivuze ngo Yesu nashe. Amen. Hanyuma umucuranzi yifuza ko nawe bamwe hagati bakicara. Ntabwo ngunda piano ubundi mu kwigisha. Ndashaka ko nawe afashirizwa. Hanyuma kabiri umuntu ufite umwana amuhendahende. Ndabibasabye kubwiriza Imana. Aricyo bitwaye. Reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Turasoma igice cya 3. Turahera ku murongo wa 25. Daniyeli igice cya 3 umurongo wa 25. Mama w'uwo mwana arimo aradukorera amakosa. Umva ntacyo byaba bitwaye. Reka dusome. Arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye. Ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati, yemwe Basaduraki na Meshaki na Abedenego, mwa bagaragu b'Imana isumba byose, nimusohoke muze hano. Nuko Saduraki, Meshaki na Abedenego baherako bava mu muriro, maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama b'umwami baraterana, bareba abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira icyo batwara, kandi umusatsi wo ku mutwe yabo utarabutse, n'imyambaro ntacyo yabo ntacyo yabaye. Habe ngo wumva umuriro ubanukaho. Nakire neza ijambo ry'Imana. Mani umugisha gukomera ijambo ry'Imana amashyi. Mu nzu y'Imana buri kintu cyose kirabara, kandi buri kintu cyose kigira agaciro kacyo imbere y'Imana. Amen. Mu buzima bw'umuvugabutumwa ndetse n'umuhanzi, abagira ikintu akunda. Umuririmbyi ashobora gutegura indirimbo, akaba afite indirimbo zigera kuri 20, kandi zose ayizi. Ariko muri izo ndirimbo akaba afite iyo akunda kurusha izindi. Rero n'umwigisha w'ijambo ry'Imana nuko ameze. Agira inyigisho nyinshi, ariko mu nyigisho nyinshi yigisha aba afite inyigisho akunda kurusha izindi. Yesu ashimwe. Rero mu buzima bwanjye nanjye ngira inyigisho nkunda, ndayikunda cyane kubera ko nanayiboneye umugisha udasanzwe. Si uko n'izindi naziboneramo umugisha, ariko iyo nyigishije nanjye ubwanjye mpembuka mbyumva. Iyo nyigisho nayakiriyemo amadolari, nayakiriyemo amayero, nayakiriyemo amapawundi, nayakiriyemo amashiringi, nayakiriyemo amanyarwanda menshi. Ni inyigisho ivuga ngo guhekwa n'Imana.
guhekwa n'Imana. Iyo maze kwigishwa inyigisho, kuko akenshi bafite ivugabutumwa usanga iminsi 3 ahantu hamwe, icyumweru ahantu hamwe, ukwezi ahantu hamwe. Iyo ndangije kwigisha iyo nyigisho, mpita nkurikizaho inyigisho ivuga ngo guheka Imana. Guheka Imana. Ibi bintu bikoreye imibare urasanga bidahura. Wahitumbaza ngo Imana ntayiheka ngayishobora. Umuririmbyi wigeze afashwa atera ikorasi aravuga ngo ndumva naguheka, ngo ndumva nayiheka. Buriya ntabwo yari yavanye. Yesu ashimwe. Amen. Bihangana kuko nshaka kuvuga nitonze, ayo majwi y'abana ni maramba. Nukuri ubifasha. Kandi impamvu ndi kubasaba nuko njyewe mfite umwana ntabwo yariho. Impamvu mbivuga njyewe, umudamu wanjye yasigiye umwana afite ibyumweru 3 akajya ajya ku kazi kamusigara. Nzi guhendahenda umwana ntabwo yandira. Iyo urishije umwana rero uri kugerageza. Imana ishimwe ko nda murakoze. Hamwe ushobora kurira adafite ikibazo. Hanyuma niba afite ikibazo gikemuye, niba ari ubushyuhe bwamubanye bwinshi, mujyane hanze afata umuyaga. Niba ashonje muhibe, hanyuma mureke abantu twumva Imana. Munyemerere mvuga Imana neza. Aricyo bitwaye. Amen. Hanyuma Imana iyo iguhetse, iguheka ikunyuza ahantu utagombaga kwinyuza, ikaguheka igutambutsa ibintu utagombaga gutambuka. Yamara kukugeza hakurya, ikakubwira ngo maze kugukiza ibyari bikwitambitse, nawe gishyura upeke. Mu buzima ngundi igikoresho cyitwa igare. Ntabwo ndikunda ngo nzayitunge, ahubwo ndikundira uburyo riteye. Ari imodoka, ari n'igare, niki kiraramutse.
iwanjye itarahagera, muri barumuna bawe itarahagera, aho ukorera itarahagera, ikeneye kuyiheka ukayiherageza. Ndashaka kuvuga abasore bahetse Imana, haleluya, bayivana i Yerusalemu bayigeza i Babuloni. Yesu ashimwe cyane. Saduraka, Meshaki na Abedenego. Impamvu y'iminota Daniyeli ntabwo ndi bumuvugeho, ndamwihoreye. Nta nubwo ndi buvuge uburyo bamujugunye mu rwobo intare ntizimurye, ibyo ndabyihoreye. Yesu ashimwe cyane. Ariko buriya intare kugira ngo ntizirye umuntu kandi zishonje, haba hari impamvu yabyo. Ningirirwa umugisha nzabasobanurira impamvu yabyo. Yesu ashimwe. Biravuga ngo aba basore bavanywe i Yerusalemu babajyana n'imbohe. Ako kantu murakumvise? Babajyanye ari iki? Shimira kubaho Yesu. Ariko nubwo babajyanye ari impande, muri bo harimo Imana. Nongere kubwire ko Imana ni umutungo wimuka. Umuntu yakwambura inzu, umuntu yakwambura imodoka, ariko Imana ntiyayikwambura. Ukimana iri muri wowe imbere. Bene Kora baravuze ngo hahirwa abantu bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Ngiyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka ngo bahahindura ahantu h'amasoko. Abantu bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni ntabwo bahindurwa n'aho bageze, ahubwo bahindura aho bageze. Abo babonera umugisha abandi bahuriye. Abo bafite ubushobozi bwo kuba mu gihugu cy'ubukunda bakakiboneramo umugisha, abandi bakicirwamo n'inzara. Kuko aba basore bari kumwe n'Imana bageze i Babuloni, biba ngombwa ko batoranywa bashyirwa mu bahanga n'abanyabwenge. Imana ni ishimwe. Himbazwa Yesu. Amen. Igihe kiragera umwami, niba nihuta kugira ngo njye aho ushaka, umwami arema igishushanyo aracyubaka, agishyira mu kibaya cyitwa Dura. Arangije ahamagaza abakomeye b'ibwami, ahamagaza aboroheje, ahamagaza abaturage, abasaba ko bajya kweza icyo gishushanyo. Ku munsi wo kweza icyo gishushanyo bagombaga gupfukama bumvisha amakondera n'amaguru. Bibiliya ivuga ngo bavugije amakondera n'amaguru, abakomeye barapfukama, aboroheje barapfukama, abanyembaraga barapfukama, hasigara abasore batatu basigara bahagaze. Amen. Amahame iyo umuntu atagira icyubahiro arakirwanira. Nubona umuntu ari kurwanira icyubahiro, uzamenye ko arimo kurwanira icyo adafite. Ntabwo nyakubahwa afite umwanya wo kumenya abahagurutse, abakomye mu mashyi yinjiye muri sitade. Uwo mwanya ntawe yabona. Ntabwo umwami Nebukadineza afite umwanya wo kumenya abapfukamye n'abatapfukamye, kuko ni umunyacyubahiro. None niba adafite umwanya, yabwiwe n'iki ko abasore batapfukamye? Umva icyabimubwiye, ni abapfukamye. Ikibazo itorero rifite akindi ni abapfukamye, barashaka gupfukamisha abatarapfukama. Amahame iyo umuntu ananiwe
ntaho kujya bafite. Urabona umuntu ari kugenda ugashaka muri uyu murimo yaje kuzima ukabona ntabyitaye wimwishinga, wasanga babimuyoboye se wabo yamutabara, wasanga bimuyoboye amashuri yize yamutabara. Twebwe rero impamvu tubishishikaraho ntaho kujya dufite. Nababwira ngo mu mahame y'Imana, iyo Imana itakwizera igutabara mbere y'abantu. Hari igihe umuntu Imana imutabara yageza gushima Imana akajya yirata ngo narasenze. No, ntabwo batabawe kubera kurusha abandi gusenga, ahubwo Imana ntabwo ikwizera. Namwe muri ababyeyi mwarabyaye, ufite umwana mubiri akaba akanyamahane, akandi kakaba kitonda, ninde wasimuga ugaburira akanyamahane kugira ngo kakajya kugukoza isoni. Ni nayo mpamvu Yesu yafashe umuhango w'amafaranga abibitsa Yuda, kandi biravuga ngo Yuda yari igisambo. Ntabwo Yesu yakundaga Yuda kurusha abandi, ahubwo ntabwo yizeraga Yuda, kugira ngo Yuda atazajya kwiba abandi. Yesu amuha umuhango w'amafaranga aho kugira ngo asibe abandi asebye Yesu, ajye yiba ya Yesu. Urahita ubaza ngo none abantu Imana yizera izabahonda igeze ryari? Reka guha amakuru yizewe. Amen. Imodoka ebyiri ziturutse Nyagatare, imwe ari Dayihatsu, indi ari Rukururana, zose zizanye ubutabazi. Wahitamo iyihe? Ugihitamo Rukururana rero byagusaba kwihangana n'ikuruhuka ryayo. Rukururana igenda ikururuka buhoro buhoro, buhoro buhoro. Nta kindi gituma ikururuka ni uburemere bw'ibyo yikoreye. Abandi Imana yizera ibyabo biza buhoro buhoro, biza bikururuka buhoro buhoro. Amahame iyo Rukururana ihageze, twa Dayihatsu tuva mu nzira, Rukururana igaparika. Ndagira ngo mvugane nawe, umunsi ibyawe byahageze abandi bazibagirana, ibyawe bihabwa icyicaro. Abo umuntu wibeshye akavuga ngo amina. Penina yabyaye abana batagira ingano, akajya abyara buri mwaka bakamuhera. Ariko muri Bibiliya nta zina ry'umwana wa Penina ryanditse. Ariko umwana wa Hana, Rukururana yaje isukuma buhoro 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 buhoro. Aho yanagereye izina ry'uwo mwana twese turarizi, yitwa Samweli. Iyo Samweli yabonetse, umuntu muri Rwanda mubwira ngo iyo Samweli yabonetse, abana ba Penina baribagirana. Umunsi Samweli wawe azagaragarira, umunsi Samweli wawe azerekanwa, abandi bose bazibagirana. Umwami akoze ikosa, aravuze ngo ni iyihe Mana? Niba avuze ngo ni iyihe Mana, iyo Mana avuze igomba kwiyerekana. Ababwira ijambo nabo baramubwira tumva rero, iyo Mana ukeneye kumenya, iyi Mana tuzi ibasha kudukiza muri iryo kanura ry'umuriro ugurumana. Baramubwira ngo ariko naho itabikora nta mpamvu n'imwe yatuma tugusubiza ijambo. Reka mubwire, umva
abantu Imana ikeneye abantu bayubaha, yabatabaye bakayubaha itabatabaye. Ntabwo Imana igutabara kugira ngo ikure nawe, ahubwo igutabara kubera ko ari umutabazi. Umwami Bibiliya yavuze ngo abonye abasore banze gupfukama azabiranwa n'ubura. Muracyahari? Azabiranwa n'iki? Arangije ahamagara abakozi be. Yari afite abakozi bari mu byiciro bine. Icya mbere yari afite abakozi bita abenyegezi, bashinzwe kwenyegeza itanura. Umuntu uri iruhande mubwire ngo burya abenyegezi murature. Bashinzwe kwenyegeza ikibazo cyawe bakakigeza naho kitagombaga kugera. Abenyegezi bahora benyegeza ngo mware, bakenyegeza ngo asabe, bakenyegeza mwe. Muracyaharira? Erega ikibazo sitanura bacanye, ikibazo ni abenyegezi muturanye, ni abenyegezi baza amakuru yawe bayajyana atakagombye kugera, ni abenyegezi bagusebya mu miryango, ni abenyegezi bajya kuguteranya aho ukora, ni abenyegezi abagira ngo mwe nimwenyegeze ngo barenyegeze. Ngo amaze gufata abenyegezi ngo ahamagara abo bita abahambizi, bazi guhambira. Kuri iyi si ikiremwa kibi kiba n'umuntu. Uzatinya abantu bahambira umuntu yapfuye. Umuntu wapfuye ntavuga, umuntu wapfuye ntaseka, umuntu wapfuye ntakora, ariko babonye Lazaro baramuhambira. Ibyo babyita gushinyagurira umurambo. Dore uko abantu bashinyagurira umurambo, ndashaka kuvuga ku bahambizi. Hari igihe baguhambira n'ubundi waba usanzwe uhambiriwe. Reka mbivuge ndekure abahamagara n'ubwakari. Hari umwana w'umukobwa ureba, ukareba inzara zashizeho, mu mutwe ateye nk'abagabo mu bwana, ikibuno ntacyo, ntaye ntayo, mu gituza ntaho. Wamureba ukavuga ngo mama, wowe uzi gutabara ukagira neza, uyu muntu ntabwo ari umugabo, uzaba ukoze ibitangaza. N'ubundi ukunda asa n'ukunda ateye, kubona umugabo ni nk'amana. Abanyagwa b'abarozi bakajya guhambira ngo ntagashake, ntagakundwe, ntagakururuke. Ubundi si bararinda bahambira uko asa mbere ko ahambiriwe. Shaka kubibona. Uzatinya abantu baguhambira utazi Icyongereza, utazi Igifaransa, utazi gusoma, utagira ikibanza mu mujyi wa Kigali, iwanyu nta ngoga mufite, barangiza bakajya guhambira ngo ntakagira icyo atunga, ngo ntakabona akazi. N'ubundi ntako bamuteze, ariko bakanga bakanajya kugira gute guhambira. Baraguhambira, baravuga ngo ntuzashake, barahambira ngo ntuzabyara, barahambira ngo uzahere ku bukode, barahambira ngo ntuzagire icyo ugira. Arangije ahamagaza igice cyabo bita abateruzi.
ngo abateruzi baratema, ngo arangije ahamagara abo bita abakomerezi bashinzwe gukomera. Utarahura nabo Imana izamufasha ahure nabo arebe uko bajya bakomera. Barakomera akireka kwirataho ngo yashatse neza, none urugo rwasenyutse bararwaye, bagakomera bakireka kwirataho ngo afite akazi none bamwirukanye. Barakomera shaka bakomera. Reka mvuga kandi abanyamwuka baranyumva, ntabwo ndimo kubahendahenda ijambo. Ndashima Imana ijya yemerera abanzi bacu kuturwanya, ariko ikabimba ibanga riturangiza. Bareka umuntu ukuri iruhande umubwire ngo kuba ugihumeka simbure bakugiriye, kuba ugihumeka simbure bakugiriye. Mbwirira abantu babiri ngo byarabananiye, byarabananiye. Baragusebeje ngo umware ariko byarabananiye, barakubuza kuva ariko byarabananiye. Bigenda ndafashijwe ari umuntu n'imwishe batere. Haleluya. Byarabana ari igihe abantu bagufata bakakujugunya, babakingira ko bakujugunye mu bibazo, ariko ntibamenye ko bakujugunye mu bisubizo. Turashima Imana ko abatujugunye batabanje kureba aho batujugunye. Iyo bareba aho batujugunye ntabwo baba baratujugunye. Musume ngo Abisirayeli baturutse mu gitondo bajya gushyingura umuntu wapfuye, ngo bageze aho bari bushyingure ngo bikanga igitero cy'amaboha. Baravuga ati ntabwo turajya gupfa hejuru y'uyu mupfu, ngo bafata umwanzuro wo kujugunya umupfu, ariko bagiye kumujugunya ntibareba aho bamujugunya. Turashima Imana ko batarebye aho batujugunya. Barabara bati tumujugunyire rimwe kabiri gatatu, baramujugunya. Ngo bamara kumujugunya bariruka, ngo kuko yakabirindutse umupfu ngo agwa ku gituro cya Elisa. Agitwa ku gituro cya Elisa ahita agwira amagufwa ya Elisa. Nongera babwira ko Imana itanze isezerano, isezerano Imana ibibika mu magufwa. Ntabwo munyumvishe, subiramo ngo Imana ibibika mu magufwa. Haleluya. Ntabwo Imana yabika isezerano mu nyama, inzara yateye inyama zishira ku muntu. Isezerano Imana ibibika mu magufwa. Wamufatirwa ku magufwa ya Elisa, ngo Imana yibuka isezerano yagiranye na Elisa igihe Elisa atandukanaga na Eliya. Yasezeranijwe imigabane ibiri y'umwuka uri muri Eliya. None ya Eliya yari yarakoze ibitangaza 7. Elisa yagombaga gukora ibitangaza 11, apfa amaze gukora 13, hasigara kimwe. Ngo rero ku muntu ukuri iruhande ngo hari ibyo yakoze, ngo ariko n'icyari gisigaye nakigiye kugikora. Icyari gisigaye ku buzima bwawe, cya kintu cyari gisigaye nagiye kugikora, nakigiye kugikora. Ngo Imana yibutse iryo sezerano, uwari wapfuye arasa. Ngo azuke abona bamujugunye bari kwiruka, aravuga ati aba bantu bari kwiruka uko bari bose bafite ikiri kubahunza, nawe birukanka inyuma.
ngo bari babiruka ngo inyuma bumva imirindi, vuga ngo bumva imirindi, vuga ngo bumva imirindi. Ntabura imirindi yawe, imirindi yawe igiye gukangaranya abakuri imbere, imirindi yawe igiye gukangaranya abandi bakubwira ngo utureba nawe wirebe. Imirindi yawe ngo baterutse inyuma ngo babona ni wa mupfu ngirwa bw'icana ngo bagiye gutungurwa no gusanga iwawe ububikana ko byarangiye. Nimufashe kugatera haleluya. Urataha bagahengereza, wasohoka bagahengereza, wajya ku ishuri bagahengereza. We rero yahengereje ariko bapfuye, yahengereje azi ko ibyabo byarangiye, ibirangira ngo agihengereza. Haleluya. Asanga ibyo yibwiraga sibyo byabaye. Narivuze ngo abahengereza ubuzima bwawe bagiye gutungurwa no kubona ibyo batari bategereje. Nebukadinezari naramukunze ngo amara guhengereza agatanga umukunzi, ahamagara abacanizi, bivuga ngo bari bakina, arababwira ngo nimuze hano. Ahamagara abenyegezi bati muze hano, ahamagaza abaterusi bati muze hano. Arababaza ati ndashaka mbabazi, mwebwe mwahambiye, mwari mwahambiye neza. Baramubwira ati ukuri kw'Imana twahambiye, turavuga ngo uretse no kuryama nta n'indi samba. Twahambiye turavuga ngo uretse no kubona
urashima Imana, ugiye guhaguruka abareba, ugiye kubanyura abarambuwe, ugiye kuganduka abarambuwe, abantu b'imigisha batere haleluya. Arababaza ngo kwari mwebwe mwateruye banga, ahubwo ati twateruye batatu. Arababwira ati dore ikibazo rero, njyewe ndimo ndareba amabara kandi wakanere kumureba, ngabona ntabwo asa n'ibikomangoma, ngamubona ntasa n'abantu, ahubwo uko mureba arasa n'umwana w'Imana isumba yose. Rambura ikiganza gisengere gihinduke icy'ubuhanuzi mu izina rya Yesu Kristo wampamagaye. Ibiganza byawe ndabisengeye bigiye guhinduka iby'abahanuzi mu izina rya Yesu. Nimara kubisengera ndabyejeje, fata ikiganza cy'umuntu muri kumwe ubwire umuhanuzi umuhereze. Wagifashe ikiganza cya mugenzi wawe mumbwire ngo mu bibazo byawe haje uwaka, mu bibazo byawe hajemo uwakane. Iyo wakane yageze muri mazima, iyo wakane yageze utashakaga arashaka, iyo wakane yageze yakumbira byara, iyo wakane yageze amadeni arishyurwa. Girira abantu babiri Imana yawe ngiye kugaragara. Warasenze ntibabyemera, urasenga ntibabyemera gusenga. None Imana yafashe umwanzuro ko igihe bayisengeye igiye kwiyerekana, abatayemera bagiye kuyemera, igiye kuyerekana mu rugo rwawe, igiye kuyerekana ku mugabo wawe, igiye kuyerekana mu muryango wawe. Hari umuntu wishe Imana kubagira bagatera haleluya. Arababwira ngo
uwa kane ni Muhammad yaravuga ati abo nashize abari bo basohoka uwo ntashize agumemo. Umva impamvu umugabo ugera mu itanura abo wajugunyemo ntibashye avanyemo nabo wamusobanura yaravuga uwo utabyara sinjye wakuzanye usubira iwanyu aguma ngo birakureba mbere ikiganza ngo mwicaranye umubwire ngo aracyawurimo uwa kane aracyawurimo impamvu yawugumyemo ni iyi nuko abahambizi baracyahari, abateruzi baracyahari, abashenyi baracyahari, kuko ziko bagihariye nawe yawugumyemo. Arangije araduhumuriza arababwira ngo nimunyura mu muriro ntabwo muzasha, muzasanga bategereje babashiremo bavanemo, babashugunyemo bavanemo, babashugunyemo bavanemo. Haleluya! Imyambaro yabo itahi ngo bareba ku misatsi basanga imisatsi ntiyahiye, ibyo barebesha amaso birabura. Imana igiye kugukorera igitangaza ku buryo abarebesha amaso ntacyo bazabona. Uretse gato ngo barangije barabihumuriza uko byagenda kose. Hari n'abantu babiri ngiye guhanura simbazi ariko Imana irabazi, ntabwo mbazi ariko Imana irabazi kandi ngiye kubahanura. Urahari mu mvugo guhanuza Mana we hagarara nanjye aba bantu banyumva. Iyo Imana ije kugutabara isibangana n'ibimenyetso by'Imana. Imana ifite imbaraga zo kugukiza igikomere n'inkovu ikazivana. Reka nkabe hari igihe umuntu abaho yarabuze urubyaro, yarabuze umwana, abo bashakiye rimwe bakabyara ugasanga bafite abana batatu. Noneho we yarabuze urubyaro kugira ngo bajye bibukiranya wa muntu twashakiye rimwe utabyara. Dore ikintu Imana igiye gukora, dore ikintu Imana igiye gukora. Murahari? Ntabwo Imana iri buguhe umwana ngo iguhe umwana. Haleluya! Iyo uhaye umwana ibimenyetso by'uko wigeze kugumba habyagaragara. Ikindi ugiye gukora, ugiye gusamira ubyare babiri. Ku nshuro ya kabiri ubyare babiri. Abantu bashakiye rimwe uzasanga babyaye gatatu bafite abana batatu, ariko ubyaye kabiri ufite abana bane. Ku buryo ibimenyetso byo kuvuga ngo yatinze kubyara Imana ibisibaga. Kabiri ntabwo ndi kwibuka neza igihe barangirije, ariko wasanga bararangije na 2020 2021 na 2022
mbikindi mani lego abo mwarangirije rimwe guhembwa menshi ahembwe ibihumbi 500 kugira ngo Imana isibanganye ibimenyetso by'ubushomeri igiye kukumbera akazi. Umushahara wawe uzaba uhwanye na miliyoni, uzajya uhembwa miliyoni ku kwezi, kandi iyo miliyoni uzayiboneramo umugisha ku buryo abantu batangiye gukora mbere yawe uzazamuka ukabarenza ibimenyetso by'uko washomeye bakabishaka bakagira gute bakaribu. Manuri undi muntu uracyangwa ndashoje oya ndashoje hibazwa mwami w'abantu warahangayitse umugabo agutesha umutwe yagutesheje umutwe kugera ku rwego abantu bose iyo bagiye kuvuga uwashatse nabi ni weho batanga. Wihangane ntabwo narimba uri mu bantu bahagera imbere y'iteraniro ugasobanura ibyo bita gushaka nabi buri muntu akacu. Abo mwashakiye rimwe bose bameze neza. Umva ikindi Imana igiye gukora, ndafashijwe. Imana igiye guhindura umugabo wawe, ndafashijwe ndabisubiramo. Imana igiye guhindura umugabo wawe. Abashatse mbere yawe nta n'umwe uratemberana n'umugabo we kuko babanye neza, ariko wowe ugiye kuza kugendana bitwaje ishakoshi, ugiye kujya gutonyorana, ugiye kujya kujyana mu rusengero, agiye kukudedeza. Imana irabihamije, Imana irabiguhe, agiye kukudedeza. Abantu babiguhe batararuye Irene narababwiye njyewe Irene ntabwo njya nigisha ntavuganye niye. Iba yambaye icyerekezo, iba yambaye icyerekezo. Noneho fata ikiganza cy'umuntu uri kuri iruhande, gifate ubukekure, wagifashe mubaze Imana ivuganye nawe, ivuganye nawe. None se wumvishe neza ibintu Imana ivuze bimeze neza neza n'ibyo wari ukeneye kwivuga? Mu yandi magambo, ku musonga wawe yahakoze, oya yahakoze. Abantu bahagati Imana yahakoze, abantu batera haleluya ikimenyetso cyo kwezi. Sindi kuvuga amagambo menshi, nta muntu ndi burebaremyeho ibiganza. Ibintu Imana ivuze biba bingana n'igikoze. Ntabwo ngiye guhagarara ngo mubwire ngo Imana iguhe umugisha, ngo Imana iguhe umugisha. Haguruka ituro ry'ikimenyetso cyo kwizera ikintu Imana igutegeka, icyo Umwuka w'Imana kwemeza n'ikimenyetso cyo kwizera ibyo Imana ivuze, ukizane ugishyire mu mashimwe y'Imana, gishyire mu mashimwe y'Imana. Shira ahangaha uvuge ngo ndagushimye Imana, uvuganye nanjye, uvuganye nanjye. Ndasenga turangije. Iyaba ari njyewe numvise nagahaguruka nihuse kubw'imbabazi z'Imana. Umuntu ukuri iruhande umubaze ngo nawe yavuganye nawe, nakubwira ko yavuganye nawe, ukaba ufite ubushobozi umushyigikire, umubwira atakira 500, akira iki giceri, nawe ushima Imana ivuganye nawe,
kuko numvishe neza y'Imana. Imana ndayumvishe ndi muri aya materaniro. Imana ndayumvishe. Reka mbabwize ukuri, Imana ije kubaka ingo ziri kudandabira. Imana ije kubaka ingo ziri kudandabira. Mukarimo arambwira ngo hari abantu baheruka umunezero w'urugo bagishaka, ariko umunezero mwari mufite icyo gihe. Imana ije kuwukura inshuro nyinshi. Imana ndimo ndayumva. Imana ndimo ndayumva. Amanurira umuntu umwe wenyine. Wakemera ugahaguruka ukakira ubuhanuzi bw'Imana. Wakemera ugahaguruka ukakira ubuhanuzi bw'Imana. Imana yaremye ijuru n'isi. Imana ivuga bikaba. Ngo amagambo ivuganye nanjye. Hari igihe Imana igukoraho ikagukuraho bwa mbere. Yigeze ikora ku muntu baramubaza kubonye iki, aravuga ngo ndareba abantu barasa n'ibiti bigenda. Muri iyi minsi abantu bari bizera, abo bari bishingikirije bahindutse n'ibiti bigenda. Ubizi ko kwemera kandi koko urafata mikoro. Tuvuge Imana ibiganza. Tuvuge Imana bamugisha mu izina rya Yesu. Oya, Imana bamugisha cyangwa ibireke. Imana iguhuje n'uwakane.